Yesu ahimbazwe cyane. Turabakiriye ku Bugingo Bwiza TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwahirwa Aime. Munyime tuganira ijambo ryiza ry'Imana. Imana ashize ku mutima wanjye kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Munyime dusenge Imana. Mana yera, turagushimiye cyane kuri Imana nkuru kandi uri Imana nzima, uri Imana iva gusenga. Ijambo ryari rigiye gutambuka urehekereshe ibimenyetso ndetse n'ibitangaza kugira ngo risohoze icyo wagambiriye gukora muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma mu gitabo cyangwa se mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cy'umunani. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cy'umunani umurongo wa 43. Bibiliya iravuze ngo haza umugore wari mu mugongo wari wimaranye imyaka 12 kandi wari warahawe abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku ncundura z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, Imana ishimwe, unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko umugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga kubyigana cyangwa se guhatana cyangwa se gutwarana ugakora kuri Yesu. Eras. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga kubyigana cyangwa se guhatana cyangwa se gutwarana, ariko ufite target, ufite intego yo gukora kuri Yesu. Bibiliya tusomye iravuze ngo umugore yari amaze imyaka 12 arwaye kandi ngo yaravaga bikomeye, ariko ngo yagerageje uko ashoboye kwivuza, ajya mu baganga batandukanye. Haleluya! Ajya mu baganga batandukanye, afata ubutunzi bwe abuhereza abaganga. Ariko ikintu kibabaje n'ikintu giteye ubwoba, ngo nta muntu n'umwe wabashije kumuvura. Uko bwije nuko bukeye, kuva ngo byarakomezaga, byariyongeraga, ariko ngaza kumva amakuru. Haleluya! Aza kumva amakuru. Haleluya! Aza kumenya amakuru yuko Yesu afite gahunda yo guca ahantu hamwe. Hanyuma agira ikibazo cyo gutinda no gukererwa, asanga agoswe n'abantu benshi batandukanye. Asanga Yesu abantu bamugose n'abantu benshi. Ahageze asanga hari umubyigano. Uyu mugore ngo ntiyacika intege, uyu mugore ngo ntiyacika intege, ngo ntiyasubira inyuma. Ngaribwira mu mutima we, aravuga ngo nubwo nakora ku ncundura z'imyenda ye gusa, ndabizi neza yuko afite imbaraga n'ubushobozi, kandi n'imyenda yambaye ifite ubutware bwo kuba yanyiza. Nubwo nakora ku ncundura z'imyenda ye gusa, ndabyizeye, ndabasha gukira. Bibiliya yavuze ngo uyu mugore arabyigana, arahatana, aratwarana, aragenda acengera mu bantu, arabyigana, ahatana no gucengera mu bantu. Gagize amahirwe asanga Yesu. Haleluya! Agera kuri Yesu aho yarari, ngakora ku ncundura z'imyenda ye gusa. Uwiteka ashimwe, Imana ihimbazwe. Nshuti yanjye, ugomba kubyigana, ugomba guhatana, kandi ufite target yo gukora kuri Yesu. Ugomba guhatana, gutwarana muri ibintu by'Imana. Muri ubu buzima ni ugutwarana, no mu buzima busanzwe ni ugutwarana. Iyo dutwaranye nta kintu ugeraho, iyo utabyiganye nta kintu wageraho. Iyo utabyiganye ngo utwarane, ngo nta kintu wabasha kugeraho. Ugomba gutwarana, ugomba gutwarana ukagira ibintu ugeraho. Uyu mubyeyi ngaratwarana,
arabyigana ngarahatana ngakora ku ncundura za Yesu. Imana ihimbaza. Bibiliya iravuze ngo amaze gukora ku ncundura z'imyenda ye, ngako kanya umuvu w'amaraso ngo urahagarara, ako kanya indwara ye irakira, ako kanya ngo indwara ye irarangira, amaraso ngo arahagarara, ngo Yesu yumva yuko muri we imbaraga ziragiye, ngo yumva yuko muri we hari imbaraga zishize, ngarangije ngarabaza ngo ninde muntu unkozeho, ninde muntu unkozeho. Abantu bose barahakana. Petero ati abantu barakubyiga, ukajya ngo ukabaza ati ngo ninde ugukozeho. Yesu ngariko ngamenya yuko neza yuko ari imbaraga imuvuyemwo, ndagira ngo utwarane ukore kuri Yesu kugeza igihe imbaraga imuvuyemwo, kugeza igihe yumvishe yuko ari imbaraga imuvuyemwo, hanyuma yamuvamwo ikakugeraho, yamara kumuvamwo ikakugeraho. Kandi imbaraga niva muri Yesu ikakuzaho iragukiza. Hari uburwayi maranye igihe kirekire, hari uburwayi maranye iminsi, hari uburwayi bwanze gukira. Kandi reka mbabwire yuko Imana ndwa itakiza, nandwa nimwe Imana itakiza, nandwa nimwe Imana yananirwa kukiza. Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbaraga nshuti yanjye, Imana ifite imbaraga. Imana ikiza za kanseri, ikiza za rubaga impande, hari imigongo Imana ikiza. Imana ikiza umutwe wananiranye, Imana ikiza ibisazi, ikiza indwara za karande, ikiza indwara zitandukanye zituruka ku badayimoni. Imana ikiza indwara zitandukanye, nta ndwara nimwe Imana yananirwa gukiza. Imana ifite imbaraga. Ndagira ngo utwarane kugeza igihe hari imbaraga ivuye muri Yesu ikugiyemwo. Imana ishimwe. Nguwo mubyeyi ngabonye yuko Yesu atahishwa, ngaraza hino umushyitsi ngamwikubita imbere, ngo hanyuma ngaramwiginga, ngamubwira amateka y'uburyo byamugendekeye, y'uburyo yagiye mu bavuzi, y'uburyo yazerere mu bavuzi ariko ntihananirwa n'umuntu n'umwamukiza. Amubwira amateka y'uburyo yahatanye ndetse n'uburyo akize icyago cyiwe. Ngo Yesu ngamwitegereje mu mutima, ngo biramunezeza. Yesu ngo yumvaga kunza uwo muntu, ngaravuga ngo genda mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Nshuti yanjye, uri murahatana gute? Uri murahatana gute ushaka gukora kuri Yesu? Ni gute uri murahatana? Ni gute uri muratwarana ushaka gukora kuri Yesu? Abantu benshi bari mu nzu y'Imana ko nago bahatana, nago bashaka gukora kuri Yesu, ahubwo bafite ikintu bashaka, bafite izindi tageti. Hari abashaka icyubahiro, hari abashaka Yesu ko abashaka ho Yesu amafaranga, hari abashaka ho Yesu ubukire gusa, nago bashaka ubugingo, nago bashaka guhatana ngo bamukore gusa ngo Yesu abakize mu mitima yabo. Birashoboka yuko ufite uburwayi bwananiranye bwanze gukira bwo mu mubiri, ndetse hari n'uburwayi maranye igihe kirekire bwo mu mutima wawe. Nawe kandi urabizi yuko uri mu nzu y'Imana kudakijijwe, ndetse umazemo igihe kirekire. Ariko ndagira ngo uhatane muri iki gitondo umaze kumvira ijambo, kugira ngo uhatane usaba Imana ize yongere igaruke kandi ukore kuri Yesu. Imana yohereze imbaraga igukize, yohereze imbaraga mu mubiri wawe, yohereze imbaraga muri wowe ibashe kugukiza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ni gute uri murahatana? Ni gute uri murahatana ushaka gukora kuri Yesu? Ni gute uri muratwarana? Ndagira ngo dusenge Imana, ariko muri wowe ufata umwanzuro wo guhatana, ufata umwanzuro wo gutwarana. Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana yera, turagushimiye kubw'aba bantu bamaze kumva ijambo ryawe, bakabafasha icyemezo cyo guhatana no gutwarana kugira ngo bagukoreho, kandi bafite intego nziza, bafite intego nziza yo kugira ngo ubakize, bafite intego nziza yo kugira ngo uheze imbaraga. Haleluya, yo kugira ngo uheze imbaraga mu mubiri wabo, uheze imbaraga muri bo, kugira ngo imbaraga ibashe gukora ndetse no guhindura amateka mu buzima bwabo. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga kandi ugiye kubikora kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, shalom.